twemera mwebwe nakubuzaga ubyina ugira gute nkubwira ngo umuntu twite naga kuri ibintu by'imbaraga nawe ukanga none rero utarenze ntabwo ari umuntu arega akoresha imbaraga nyinshi wishimye watagaye gusa kuza kugira gute ngize abantu ngo umwana asire ko nka neza sinzi uko narinzi ko worohewe byibuze mvuga ngo twibyinire nyine twishimire ubukwe bw'abana bacu bwagenze neza bakaba barenze umva nanasare ngaho nyumvira nanasare ko yagusa nari nabikubwiye ariko ahubwo warekeye ukanga kunyuma Izuba ry'igikatu cyangwa kwa kundi wumva ukeneye agatangawizi kagarura ubuzima mu gihe inyota ibaye icyaka. Muraho neza ni Nyambo wanyu nanze kwihereranira ibanga niba ukora akazi kagusaba imbaraga ndetse no kuba umeze neza ibanga narindi ni Sana Ginger tangawizi. Sana Ginger ni tangawizi fresh. Sana Ginger ni ikinyobwa fresh ikorwa muri tangawizi kandi urayisanga hose mu gihugu. Inyota irakwishe amahitamo ni Sana Ginger fresh igura amafaranga 500 ahakwegereye hose karyoha gakonje. Allo? Allo? Bite najya sheri ndagiye bite sheri? Ni byiza yeje. Ariko nubu nta nuko basi wagerageza ukabyibagira ukanyita sheri basi. Aha. Ariko ndibagirwa nibagirwa nzabikwita. Just nyine ukanirengagiza okay? Ni byiza shusho. Wow. Ako kantu ubundi. Ako kankorera umunsi ubu niyo ntajya. Umeze utese? Ndaho mbese neza. Mvuye mu kazi mu kanya. Ndi gufata akayaga mu kabaraza nyine hamwe n'imukiye. Okay. Umva ari sawa nanjye meze neza ndashima Imana. Ni byiza. Naye mfite amakuru ariko nashaka ko tuganira nyine nk'umuntu wanjye. Ufite inkuru? Umuntu uri kunjya. Okay, nguteze yombi mbwira mbarira rero. Sendahera. Donyine nkibona niyori yakuse muri akoti narasetse ndatembagara ntabwo muzi yani ubwo bari kwambara narambwiye ati mama ati ndashaka kujya kwirebera Nyambo uje kumureba gute kandi uri buvure mu kanya umuhawe n'umukwe mukuru mbere yuko tuza se yari gushyugunga ngira pare ndamubwira pare mumfatiye niyo ndamuzi ariko sako ngashaka ibyo ngashaka umuceri ngashaka ijumba ngashaka amata niyori mana yanjye igiciro cyaje byandebe Ega niyo nazubwiye ni Imana yamugirije neza abanye imodoka gashara yare mama niyori ko kijyanye n'amakuru y'uko tuzagisubiramo nakize ko John Dema bari byo kurwara bireke rwose geze twivugira inkuru tuzivuga indamburo ahubwo se ugacwa se we kanyuma bite kataje mu bugo gaseko nta kibazo buriya nubwo naga nasebe kwiyange na Nyambo twaje dufite ikibazo kimeze guteze twanzerega kugukura umutima imbere yo gusaba no gukwa twagiye kumva twumva abantu bigije nkuko ninsinzira numva marabyuka aragenda bari bahamagaye haciye akanya numva ntaje umuntu wajya kumenya musohotse asanga ari kurwara ari kurwara abantu bagira muri batatu bane ubaza ngo habaye iki wumva umuntu ntiyasohoka gutyo ngo utarwana gusa ngo abo bantu ngo sinzi ngo amadini bakinnye nayo ngo rizana n'amafaranga menshi ubwo baje baje kwishyuza gahima bitandika ati niba ntabwo mwabibona muri iri joro mugende muzabe mu gikindi gihe baranga barasakuza
batangiye gufata amabuye ngo batere ku nzu kuvuga ati ngo bakamena n'ibirahuri nuko kurwana nabo ugatera ikigali kutume mu karanga bose bahamagara polisi kandi bakabamushaka ushaje kugira amahanga tena ngombwa ushaka utabimbwiye koko abigera ari kubitira ngo urumva hari umwana w'umukobwa yagize ko nyine aragwara araremba bisaba ko mubera muganga ubundi muganga usigaye uvura se mvura ariko mvura imitima gusa uvura imitima ubundi muganga baranze ukoresha iyihe miti amagambo meza kuba hafi umurwayi ntumbwire umva agiye tube muri burage nyine hari umwana yangwariye indege kandi muganga yanegetse ko ngomba kugira ute uko urwariye indege inde ni ngombwa se banza umbwire ko byakiriye numva mufite igihe da ahubwo bafite igihe urwariye indege yangwariye indege uwo muganga yantegetse ko ari igihe uzi kwikina wese ninde bakugwarira indege kandi icyo dupfa nawe n'icyo rega buriya nta wundi muntu wapfa kubona ugukunda rega katwarabanye karakengeretse ninde se wakurwariye indege wowe anyeshe fata nabi ariko niko biri ibyo ndi kubwira no kuba ninde mbwira urangiza inkuru dore umuntu uri kurya nanjye amatwi yanjye yarambiwe sheri ni soso inde ni soso yayamwe yarwaye indege bari mu bitaro ari muri serumu ya 3 ubonye ibyo umbwira ndetse n'ibiki ubwo rero n'ubundi ewe ibinyicira umugoroba simbura aho biva kabisa ikibazo kiri he utekereje ko mamagara ugiye kumbwira ibyawe na soso rega n'ubundi ndabizi ko mwakururukanaga nose abo banyagwa ntabwo bemera ko umuntu nyine yabishyura amafaranga yabo ariko ntibazane ibyo kurwana ahubwo harimo ntabwo barapfuye kurwana kandi wumva yararwanye kubera kurengera yive nyine ubu nibwo tugiye kubikurikirana turi kuri brigade tumenye uko kiri gukimeza gusa njye hari umupolisi twari twavuganye arambwira ngo aho bazambwira babimbabaza ariko nyine ntako reka ubukwe bugira udutenero twinshi jojo nyanjye abura akantu kitambikamo nyambo wakibimenye ntiwumvira yavuze ngo duhindure ubukwe yarasara ndamubwira ntabwo bishoboka ubundi Gahima yari yaragiye yaradusize kandi imipango yarakomeje ahubwo ko bigomba kuba oya nahari abagomba kugeraho kugira ngo banamuhungishe n'abantu kuko urumva abo bantu bafite imiryango nk'umuntu niba afite umuryango akabona bamumennye umutwe ashobora no kwisasa yego n'ejo bundi n'ejo bundi bagaruka ariko ko bazi ko adahari n'ubundi afunze ntacyo baza kutubaza yewe ndabona rero warembye ubwo nanjye kureba nyine ngo nkubwiye ngo tujye gusengera impano ku bageni turebe uko bimeze ndabona wirwariye uragiye wenyine niba ngombwa nzajya ejo nanjye usibye kuryama nta kintu wumva nakora nananiwe pe nta kintu wakora use wakora icyo umeze gutyo koko gusa nyine nanjye meze neza ariko shayi mbere meze nabi coco none mbere ko rwose utarimo niyo rukururiye ibaze nje hano hatari Nyambo hatari na Gahima none nta kundi haguma ubuzima gusa nyine n'uzajya kuri brigade nyine uzambwira tujyane nzakubwira tujyane ko nyagwa ukomeza unansengere mbere neza n'ubazemo n'uducurane ni ugusarara nta bicurane mfite mu mazuru ni ugusarara kubera kusakuza usakuje cyane reka ndagukora kukuruka ugende wiryamire mama ndaza kukureba nimugoroba ndebe uko umeze gusa bose wariye nariye niyo mpamvu ubona nacetse n'imbaraga reka ngende rero ntumerekeze uba niyo turi kumwe nkubwire ngo ikinyambo ubwo kandi urajya gufungura impano tutari kumwe nawe urinde irasukire sibwo ntibari kumbinda we ariko wa mwana wakurinduka banza ariko urasanga niyo ari batazishwanya kurusha amatsiko niyo ari n'amatsiko agira sawa rero yewe sawa ndabizi ko mwakururukanaga ndabizi ko mwirwanaga ndabizi ibyanyu byose niba waramukunze ukaba wumva nyine ugiye ahubwo niba umurwariye indege ubuse nkaba ndi kukubihimba oya umva eji urambabaje kabisa njye ntabwo ndi umva nkubwire nagiye kwita ku mutima uri kundya numvaga nta kwitaba
nyine basi erega n'ubundi ndabizi ubase uzabaze papa Queen ni uri kumuvura ubuse imitwe ndi kuyimba she ni ukuri kw'Imana ese ubundi wumva kundwaza umutima byakugeza kuki ntabwo ari gukwaza umutima nsanzwe mbizi ko mwikubanaho ibiki n'ibiki ikintu dupfa no gutanga ukuntu yanutse akundiza ibiki basi wanyumvise bwarimo kare ntukajya umpamagara ubwira ubwo iki ni ikibazo kijyanye niba arwaye biramurana nashaka se nawe nushake mukurikire nese urambwiye ngo sinkamugereho sindabivugiye iki si wowe se ni wowe mwana ubona nkuzi ariko none se uba muri zino hudu hano ni muri karitsiye zacu gusa ariko ni Kigali ndahaba akusa bane tumaze guhura inshuro ebyiri genda kwibuka kuri shop kuri shop ari n'igihe nigize kukuyoberaho ndi gushaka umuntu ndi gushaka niyore ni inahasi uno mumeri muri kumwe tone bandabuye ko hano ari umuniga dusa nibuse nawe cyagiye unyereka ifoto ukanamumbaza cyane umuniga nashaka guhura nawe muri no karitsiye ariko arahari nta kibazo wamubona maze iminsi numva ngo ngomba ari bukwinaha ngo namubonamo nkakata nkaza ibibazo bimba amapine hano ndatobokesha ihangane kabisa ariko wabonye mukanishi se byaroroshye byase byoroha nahise mbyikoreraga ka mekanike kaba kari mu gace karaho ngaho nikunoze umuniga biri seri yarahari cyangwa arahari se cyane wamunyeretse mwana nabonye murasa cyekora mutandukanye niho kintu cyo kuvuga no kugenda ko nyine ubona ari umuntu w'umuturage muri kino cyane nawe urabyumva n'ubukene waba burimo ubuzima bubi nicyo kibazo ariko nyine murasa kabisa kabisa hanyuma se ndaza kumugushakira muteguze ya ubwo nkubonye kabisa urankubita akanamba kawe hanyuma mitengera ibintu byo bizahita byoroha ahubwo se Nana rwose wabuze uko wifata ndibaza Annette yaragusimbukanye nakubonye ubu nibyo ugiye kumbwirije iyo utangiye kwigira gutyo yihindukiza witse imitima nibyo ugiye kumbwira ubwo ngubwo ngaho mbwira byagenze bitumaze kubimubwira rero Yesu uti wabimenye reka da yaransimbukanye ahita kupa phone byihuse ndamuhamagara biranga yanyitabye nyuma nyine yacutse nko mu minsi nk'itatu nabwo nyine yashase kubiganiraho ni ahita kupa yarakurakariye cyane kuva icyo gihe ntabwo mwongeye kuvugana ntabwo turavugana niyo muhamagaye yagiye nimba yabyibagira akitaba ahita kupa reka nzero muguhamagarire namuhangiye byari kuba byiza nuko yimumbwira wowe oya kuba warabanje kwimubwira nanjye ntacyo ngiye kumuvugisha reka mu telefone tuganire mbimwumvishe mubwire ko ari ibintu bibaho kunifasha no kwimara umukozi nabundi kumujinya namwumvanye pole sana kabisa Halo Annette mukobwa mwiza uraho uraho neza mami amakuru ni meza yewe urakomeye yego ndakomeye namwe muraho sha turaho turashima Imana amahanga se bite urayamenyereye ubukonje ibintu byose bimeze bite ndabimenyereye ariko nkumbuye iwacu mama ndakumva cyane yo natwe turaho Imana iraturinze usibye kugukumbura gusa nyine nanjye ndagakumbuye cyane pe ngira ngo umunsi uzaza tuzamarana nk'icyumweru utava mu rugo iwanjye icyumweru cyose koko yego shago nibwo urukumbuzi ruzashira
nta kibazo nanjye ukuntu mbakumbuye niyo twamarana ukwezi ntabwo muzanyirukana. oya sha ntabwo twakwirukana ahubwo se ayo mahirwe twayakura hehe kumara uko kwezi kose tugufite zanaza munyinube rwose. Yo sha ntarondogoye rero nishimiye kumenya uko umeze Imana ishimwe ariko hagati aho nagira ngo tuganire ku bintu bigerekeranye na Egide ikibazo mwagiranye. Yego. Egide rero reka nkubwira Annette biriya bintu ni ukuri bibaho pe nuko nyine nanze kumuha ubuhamya nanjye kera byigeze kumbaho nkiri umukobwa umwumve ntumuраkarire biriya bintu kandi siwe biba byaturutseho niba umukobwa yibwirije akamukunda atanaziranya akitokeza akamukunda ukabona haramurwariye ibyo bintu rwose ane bibaho pe bibaho nuko wenda wowe bitigeze bikubaho wari kubiha agaciro iyo nyine iyo abikubwira wari kubiha agaciro ukamubabarira ntubigire big deal naho ubundi bibaho pe. Erega mami wowe ikintu cyane Egide nuriya mukobwa kuva na kera bagiranaga agakungu bari baziranye byumva bari baziranye uriya mukobwa yigeze no kuntuka utinya Imana yego none se bigeze bakundanaho ntabwo mbizi gusa uriya mukobwa yigeze kuntukira Egide ariko njye mpamya nashidikanya ko byanze bikunze wasanze Egide wenda yari yamutereta uriya mukobwa akazikamujyamo nyine cyangwa iby'ubutaka nawe urimo cyangwa wari umuherekeje? ndimo nari muherekeje ngo yamurebere ahubwo byifashe biti hari kubura iki nyine ngo rero hari ukuntu abaturage haza umuturage umwe agahita atangira kumvisha abandi ngo ibi ntabwo biri kugenda neza ngo rero bashaka kuturya reka tubazamuza amafaranga ariko njyewe akazi nakoze ni akazi gakomeye cyane nko ku kigero cya 49% barabyumvise ariko urumva nibimara kugera nko kuri 70% ubu n'abandi basigaye bizahita bikunda kano kanya rero dushobora kuba twavugana nawe bigakunda bake muri bo nyine byararangiye ku nyine urumva kigero cya 49% ni hafi 50 abo ngabo dushobora kuba twabafata abandi ariko badufunganye umutwe byaba ikibazo wakintu wowe barabure nyine ikibazo cyangwa se nimba ngombwa ko tubanza gupesa abambere babatera ishyari nabwo ubwiye tubikore ntari rero nanze ko muhita mugura kuko urabona hari ukuntu tuvuge ubu n'ubutaka hano hagati harimo umuntu wasigaye nanga harimo undi muntu wasigaye rero kuza ngo ushyira mu ruganda cyangwa ushyiremo ibyo biti ashaka guteramo byaza kugorana uwo muturage kirimo hagati byaza nabo rero ashaka kumvisha bigata bikunda ariko bitarenze nk'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri byose bizaba byatunganye hari n'ahandi hantu hari amabuye y'agaciro gutya twabivuganyeho boro ejo wazangije wese nta kibazo nta kintu bitwaye twanajya ariko tumara kuvayo utunyereka ariko mwamwitande yitwa Niyori kandi kuko mwana ari n'umuviye nabonye nyibeshyaho hose baga byange bikunde nageze iwabo erega nanjye nkubona bwa mbere nabona ukuntu uri kwitwa hose Niyori wageze nangawe uhita wihindura umuntu umeze gutya bwanwa bwameze ryari wabaye umuniga ryari uzi kuvuga icyongereza ujinga dushobora kuba dusabye hatari ku buryo umuntu ampona wa mbere wa kabiri wa gatatu wera ukuntu wenda umuntu ashaka kwibesha wa mbere akavuga hari abantu batazi kurabuka none ukuntu wa mbere wa kabiri wa gatatu ndavuga wapi none ukuntu mungana ukuntu mureshya ijwi niho bitandukanaho gato cyane ariko nabyo ariko buriya rero reka nkubwize ukuri Annette buriya nta muntu ukunda kabiri buriya niba ari wowe yahisemo asize uwo mukobwa ni ikimenyesha cy'uko ari wowe yahisemo niyo mpamvu rero wakabaye umubabarira pe ntubigire erega nawe turi kumwe ngo kuba yaratinyutse akanabikubwira ngo nuko yagira ngo umwumve mbese abe open akubwiza ukuri burya ngo kuvugisha ukuri ni byiza kandi communication ni byiza ku bantu bakundana niyo mpamvu yahisemo kubikubwira kugira ngo nyine utazabyumva ahandi uramubabariye se sheri umva mami ubimbwiye nyine ntago nta reka mbitekerezeho sana mubabaye nabikorera wowe yego sha bikorere ngewe mama yo reka mbitekerezeho nzaguha igisubizo sha Imana iguha umugisha na Egide n'umwana mwiza nanjye ndamukunda rwose umwanze nanjye byambabaza oya ntago bikora urakoze ukomeze ugire ibihe byiza yego kandi turagutegereje kuba nzawe yego ma bye bye
ndagukunda. I hate you. Umukozi umuti nuko yakoze. wabibonye njye nta kintu namusaba ngo akinyime. si ubundi wowe ntabwo muzi mu buzima bwawe. Wapi nose gusa nyine wari ubizi ko abantu babaho basa nyine. Ibyo byo ndabyumva kabisa. Ntari ushobora no kujya muri Kongo ugasanga ari uwo musa, ushobora kujya mu Burundi ukabona ari uwo musa, wajya kugana ukabona uwo musa. Ntari wenda nanjye barahari mu musa fotokopi ku buryo napfuye bamugusimbuza. Hey, ku buryo wenda busanga mutandukanye mu mico bitanano yavukiye cyangwa wavukiye ariko umuntu bundi abafite abantu bagera mu 8 basa nawe. Ako nyine ukuntu ameze umutwe nimba harimo akabazo. Ariko nkeka ko bishobora kuba biterwa n'ubukene ubuzima biyabayemo kutarya neza. Ndafata kabisa. Ibyo byose tu. Anyway, reka narindi gukomeza gusa amahirwe turahuye ubwo ibindi ni kuri telefone. Okay, nacho. Reka mfata nimero kawe. Iwanyu nakunze byatari. Imbara ko bwa mbere ngeze ibintu by'ijyaro wallahi. Umunyamujyi hano hantu hakunda imico ko rero. Urubare Kigali tuba twarayihaze mwana. Ku buryo bwa business hano byakunda. Kigali tuba twarayihaze. Abatuje nta bintu by'amamodoka menshi nubwo uziko ari bwo bwa mbere ndyamye ngasinzira. Barya ni Yves. Okay. Nigeze. Sawa. Sawa rero. Sawa turaza kuvugana. Muri kurara hano hafi cyangwa murasubira i Kigali? Okay. Turahari dufite iminsi. Okay, ntari bingi turi kumwe. Akoma ubu nanzi ko niherereye ndi ngenyene ndi muturabo ndimo kurya amafoto nk'ubu uje hana ndi guhamagara. Uzumwanya mpagaze hano nkwitegereza. Uvugisha ukuri. Mpagaze iminota nk'itanu yose. Uri munde? Ndeba uburyo wigira gutya. Ubongira gutya. Hari hasigaye no kuno kugira gutya. Ure myiryo y'umukecuru. Shaka reka nkubwize ukuri. Buriya ngenda shaka kuzatanga isomo kuba mama bo mu kigero cyanjye. Ukuntu bagomba kwikunda, burya iyo wiyanze iyo wibuze urapfa. Niko bigenda. Waba menta mwiza. Nukuri pe. Ngomba kwigisha ababyeyi ukuntu ntabwo ufata telefone uba warayiguze amafaranga yawe. Waranayavunikiye. Niba uyiguze rero fata amafoto nicyo byakorewe. Selfie yakorewe kugira ngo ufate amafoto. Wumvise? Uyamaze iki? Reba nk'aka ujye wireba. Reba nk'aka karimo muri ntuze muri screen. Wamana wampaye umugore mwiza. Ariko ye. Shaka papa kira. Umva rero ukuntu bimeze. Waruzi n'ikindi? Nagize gutya urabona Egide bya bindi bya Egide na Annette. Twaraganiriye Egide aza kumbwira ukuntu abimubwiye Annette ngo aramwanga mbese aramurakarira amubwira nabi amubwira yuko ibye nawe birangiye muri make ntabwo yabyakiriye. Noneho nahise ntekereza ntari kuwahamagara Annette ko Annette anyubaha anyumvira kandi namugira inama nkamubwira ko nanjye byabayeho nanjye byambayeho nyine urabizi ko byambayeho. Cyane rega. Avuga wenda mbimuhayemo ubuhamya wenda hari ukuntu yaca inkoni zamba agakomeza agakunda undi mwana. Erega burya Egide mbona agira discipline. Egide yazavamo umugabo muzima. Wana ukuntu aranitonda. Aritonda pe. Vraiment. Niwe muntu numva uberanye rwose na Annette. Ngira gutya mbamamagaye Annette muhamagaye aranyitaba ati mama uraho mubaza amakuru nyine ukuntu ameze iyo ngi Burayi ambwira yuko ibintu ari amahoro ngo ariko ndabakumbuye cyane ndenda kugaruka. Ngo arenda kugaruka Annette wacu. Sijye uzarota mubona papa kira. Annette umva naramusabye basi tuzamara n'icyumweru cyangwa se ukwezi. Nibura nkurebe kuko ungushira urukumbuzi. Nuko disi Egide nawe dumva twari kumwe ndamumuha baravugana akumva ko akiboshya arambwira ngo agiye kubitekerezaho abone kuzamwabarira. Ariko nge ukuntu namwumvise rwose barakundana pe naza bizaba ari amata n'amavuta. Nizera ko bizaba byiza bizaba amahoro. Ngayo nguko ngayo makuru rero y'abana bacu. Ko nitagiye kugaruka. Akira wanje. Yamaye. Mbona se uhangayitse? No birantunguye. Uratunguwe? Ntunguwe. Abantu benshi bagiye mu bihugu bya byiriya. Kuyama zagaruke ni gake. Cyako rero birashoboka da. Okay. None se azagarutse kubera Egide cyangwa no kubera ibindi kubera
hamunaniye. Wenda ntabwo ninjiye muri byinshi ngo mubaze ibintu byinshi ariko wenda byaba ari nabyo da. Erega urukundo ni ikintu gikomeye Papa Kira. Urukundo ni ikintu gikomeye. Ubu si nk'uwakunkuraho ukagenda ukamara mu mahanga imyaka 2-3 nagusangayo ntareba imbere n'inyuma. Shawe wansangaho kabisa. Cyane. Okay. Ngayo nguko rero. Nizere ko ari amahoro ariko. Yana amahoro nta kibazo gihari. Erega burya. Urukundo ni ikintu kibi. Kandi nawe ni cyiza. Ashobora kuba aje kubera ko amukumbuye. Okay. Ahubwo Shizurika. Nino dufata agafoto nawe. Numvise nongeye no muri mudu y'urukundo ariko uravuga iki? Kama. Hagarare ntese da. Gutya sheri. No. Wow. Yesu. Nishimye. Urumva rero amakuru nayo ngayo nuko bimeze. Ngo azaza ryari? Sha nyene ngo agiye kubitegura ntabwo yambwiye ukwezi n'itariki ariko ngo agiye kubitegura. Okay. Ya. Nagaruka nyine turamukumbuye nawe ubwo aradukumbuye. Kandi azagaruka amahoro. Yego. Ngi uje ngushaka. Ni umujyanama wanjye. Numvise ibintu byanete ngo agiye kugaruka mu gihugu. Urakweri uramubona ashaka kunsenyera koko aje gukora iki? Subwo nibyo byatumye uyagara bigeza. Uri nkanjye se wabifata ute wabyakira ute? Umujinya uze nuko Aneta agiye kugaruka. Byampangayikishije. Ese guhangayika n'umujinya bihurira. Iby'abagore ntabwo bibyakwa ntabwo bizi biki gihe. None subwo kugumya kwihangayikisha wibabariza umutima aramutse agarutse azazanye ariko ntabwo ari byo byagatumye umera. Yego sinamutangira iwabo ariko ikibazo dufitanye. Ikibazo naho kiri mu wendere inkindi. Ikibazo gikomeye ndabizi ariko tuza. Mama Kira aramutse abimenye. Uretse kuntwika n'amazi ashyushye. Uretse kunaga mu itanura. Waba ugeze amahirwe ari amazi atagutekeye amata cyangwa amavuta. Cyanyindi wibiseka mani wibiseka. Oya ntago ari ukuseka mu bibabaje cyangwa se mu bikomeye. Ariko nta mpamvu yo guhangayika. Kuko ari ibiba bigomba kuba. Ubifata nk'ibyoroshye rero. Erega uzi si impamvu. Iyi case yawe ndayizi. Sibyo? Sinyizi. None nkora iki? Nukuvuga ngo wowe ikintu cya mbere ugomba gukora. Aneta ubu ntiwamuhamagara. Nubwo burakari bwawe. Biragusaba kubanza wowe ubwawe mu mutima ukumva utuje. Urankurikiye? Ukamuhamagara uri pose ku buryo muvugana nka cyagihe nyine ibibazo bitaravuka. Akira umukozi wawe mwiza. Subona mpagara mubwiye iki? Ubuse wabura umubwiye? Oya, reka mubwire mufitiye umujinya mwinshi ntabwo simbizi kuko sindavugana nawe ariko urabizi ariko ko imyanzuro yo mu mujinya itagiye imyanzuro mizima. Niba wumva ushaka gufata imyanzuro mizima banza utuze. Inkindi uramubona namuspendenzeho amafaranga menshi. N'ubu uracyayamuha? Ntabwo uzabura kuyamuha. Kuko kugaruka kwe igare kubanza ukamuturisha. Gute? Kumuturisha rero nta mafaranga uzamuha ntugire ngo azaza gutyo gusa. Ariko wibuka ikintu nigeze kukubwira. Ntabwo kibyibuka dukomeze nzabikubwira ikindi gihe. Ndacyakubwira reka. Reka nkubwire umutima mfite ushobora gutuma nkora ibindi bidasanzwe kuri. Ibyo nibyo ntashaka gukora rero. None nkora iki rero? Banza utuze wowe. Niba ushaka ko bijye mu nzira urashaka ngaho ungira inama. Wowe banza utuze wumve ko ibintu byose utabijyana mu mujinya wawe. Anita azaza. Ariko icyambere ugomba gukora
tuza muri wowe umuhamagare. Yes. Njyewe muhamagare? Umuhamagare. Wikuremo iby'icyubahiro, wikuremo bya bindi mwagiranye byo kutumvikana ku bintu bimwe na bimwe. Ubanza umenye ngo ni iki kimuzanye. Uretse kuza kunsenyera hari ikindi kimuzanye? Oya. Ubanza umenye ikimuzanye. Kugusenyera ni kimwe, yagusenyera babigizemo uruhare. Uko namara kugera ino muzahura, muzaganira. Nuza n'uwo mujinya wawe uzaba ushaka kongera ibinyoro mu bibembe. Tuza ibintu bigendemo gahoro. Naza wowe uzamutware gake. Azagusaba amafaranga. Ariko ngiye kujya ninginga. None ntabwo uzize ko bacira umugani mu Kinyarwanda ngo uwitonze akamishashi. Ubwo rero niba ushaka guhinyura imigani y'Abanyarwanda kandi ubizi ko umugani ugana kariho, Rwema ngiye kubimbwa imbere ya Neti. Ntabwo ari ukubimbwa guca bugufi, ntabwo ari ukubimbwa. Natsinzwe. Iyo ushaka gukemura ikibazo ukigendamo gahoro. Natsinzwe kabisa. Ntabwo utsinzwe. Ntabwo utsinzwe. Gatsinzwe. Kuko Neti namara kuza agaca bugufi, umugore wawe ntacyo azamenya. Situasiyo zose ugomba kuzikaruma gake.